wigeze kumvaho umwami wari ufite ubutegetsi bukomeye kurusha ubw'abandi bami bose bo ku isi? Umwami wari ufite ingabo zidatsindwa, imijyi minini n'ubutunzi butagira ingano. Uyu ni umwe mu bami bazwi cyane mu mateka ya Bibiliya, ariko usibye kuba azwi cyane mu gitabo cya Bibiliya nk'umwami wari ukomeye, ni n'urugero rwiza rw'ibintu Imana ikorera umuntu wese ushaka kwishyira hejuru kandi anafite ubwibone ko ari igitangaza. Uyu mwami tugiye kuvugaho uyu munsi ni Nebukadinezari. Tugiye kwinjira mu nkuru ye yose tuyisesengure byimbitse. Kaze kuri mwese. Kera cyane mu mateka y'isi hari igihugu cyari gikomeye cyane cyitwaga Babuloni. Akaba cyari igihugu cyategekaga igice kinini cy'isi cyo mu burasirazuba bwo hagati. Imijyi yacyo yari ifite inkuta nini cyane, hari inzira ndende zubatswe neza, ndetse hari n'ubusitani buzwi cyane bwitwaga Hanging Gardens of Babylon. Iki gihugu cyose cyari kiyobowe na Nebukadinezari. Cyari gihereye mu karere kitwaga Mesopotamiya. Iki gihugu cyari kizwi cyane kubera ubucuruzi, imijyi minini, ubwubatsi budasanzwe n'ingabo zari zikomeye. Gusa nubwo Nebukadinezari ari we wari uyoboye, ariko yari afite se witwaga Nabopolasari, ari we watangiye kubaka ubwami bwa Babuloni. Uyu se wa Nebukadinezari yarwanye n'igihugu cyari gikomeye cyane icyo gihe cyitwaga Assyrian Empire, aza kugitsinda. Ari naho ubwami bwa Babuloni bwatangiriye gukomera. Se wa Nebukadinezari yagize uruhare runini mu kubaka ubwami bukomeye bwa Babuloni, ariko Nebukadinezari niwe watumye bugera ku rwego rwo hejuru cyane. Gusa mbere y'uko Nebukadinezari aba umwami agakora ibyo byose, Nebukadinezari yari umusirikare ukomeye cyane, ari umunyabwenge mu by'urugamba n'uko rurwanwa, kandi akaba yari azi no kuyobora ingabo ku rugamba. Mu ntambara ikomeye yabereye ahitwa Battle of Carchemish, Nebukadinezari yahatsindiye ingabo za Egypt. Iyi ntsinzi yahinduye amateka y'akarere kose, kuko nyuma y'iyo ntsinzi Babuloni yahise iba igihugu gikomeye cyane mu burasirazuba bwo hagati. Muri icyo gihe Nebukadinezari yahise yima ingoma, ahita agirwa umwami wa Babuloni. Nyuma yo kwima ingoma, Nebukadinezari yashatse kongera imbaraga z'ubwami bwe, nibwo yaje gufata ingabo za Babuloni batera igihugu cyitwa Kingdom of Judah, baragitsinda. Baje gufata umurwa mukuru akaba n'umujyi wera witwa Yerusalemu. Gusa amaze kubifata yasize asenya urusengero rwabo rwari rukomeye rw'Abayahudi. Nibwo bahise bafata abantu benshi baho ngaho babajyana bunyago i Babuloni. Muri abo bantu hari harimo abasore 4 bazwi cyane muri Bibiliya, aribo Danieli, Shadrake, Meshake na Abedenego. Abo basore bakaba bari abanyabwenge cyane. Hashize igihe Nebukadinezari yaje kuvuga ko ashaka abantu b'abanyabwenge bakorera mu ngoro ye, nibwo Danieli na bagenzi be baje gutoranya. Bahise babigisha ururimi rw'Abanyababuloni, ubwenge bwabo n'imigenzo y'igihugu cyabo. Gusa Danieli yari umuntu wubaha Imana cyane, nubwo yari ari mu gihugu cy'abapagani, ariko yagumye kuba indahemuka ku Mana. Umunsi umwe umwami Nebukadinezari yarose inzozi zidasanzwe. Izo nzozi zamuteye ubwoba cyane, ahita ahamagaza abapfumu, abahanga n'abanyabwenge bose bo mu gihugu. Arababwira ati, mugiye kumbwira inzozi narose ndetse munansobanurira icyo zisobanuye. Gusa abo bose yari yatumije byarabananiye kuzisobanura. Bituma umwami arakara cyane, maze ahita ategeka ko abo bose babica. Nibwo Danieli yaje gusenga, Imana imwereka inzozi z'umwami n'igisobanuro cyazo. Danieli yahise ajya imbere y'umwami aramubwira ati, mwami, warose igishusho kinini cyane, umutwe wacyo wari zahabu, igituza n'amaboko byari ifeza, inda yari umuringa naho amaguru yari icyuma, ariko haje ibuye risenya icyo gishusho cyose. Danieli yahise atangira gusobanura ko umutwe wa zahabu ari Nebukadinezari n'ubwami bwe, n'ubundi bwami buzaza nyuma ye, mbega n'ukuntu ubwami bwe buzasimburana.
Nebukadinezari maze aratangara cyane. Gusa nubwo yari amaze kumva iby'ubutumwa bwa Daniyeli, Nebukadinezari yahise yubaka igishusho kinini cya zahabu maze ategeka abantu bose kugisenga no kukiramya. Gusa abasore batatu aribo Shadarake, Meshake na Abedenego bo barabyanze kubikora, bavuga ko batajya basenga ibigirwamana. Ibi byababaje umwami cyane maze ategeka ko babajugunya mu itanura ry'umuriro wari ushyushye cyane. Gusa haje kuba ikintu gitangaje. Umwami yarebye mu itanura abonamo abantu 4 bari mu muriro, kandi abo basore ntabwo bari barimo gushya. Ibi byatangaje umwami cyane, ahita yemera ko Imana yabo ifite imbaraga zikomeye. Hashize igihe ibyo bibaye, Nebukadinezari yongeye kurota inzozi zidasanzwe, aho yarose igiti kinini cyane, maze Daniyeli amusobanurira ko igiti gisobanuye umwami ubwe, ariko kubera ubwibone n'ishema rye bizatuma ahana, akanatakaza ubwenge, maze akaba nk'inyamaswa mu ishyamba imyaka 7. Nebukadinezari yarabyumvishe ariko ntiyabyitaho cyane. Nibwo umunsi umwe ari hejuru y'ingoro ye yaje kuvuga ati, mbese iyi Babuloni nini si jye wayubatse n'imbaraga zanjye? Ako kanya haje ijwi riturutse mu ijuru riza kumuhana. Nibwo Nebukadinezari yahise atakaza ubwenge, maze ahita atorongera ajya kuba mu gasozi. Yatangiye kurisha ibyatsi nk'inka, imisatsi ye iza kuba miremire, n'inzara ze ziba ndende nk'iz'inyamaswa. Ibi byose yabimazemo imyaka 7. Uwari umwami wari ufite ubutegetsi bw'isi yose byarangiye ahindutse umuntu utagira ubwenge. Ariko hashize imyaka 7, Nebukadinezari yarebye mu ijuru, yemera ko Imana ariyo ifite ububasha bwose kandi ariyo itegeka. Ako kanya ubwenge bwe bwahise bugaruka, ndetse n'ubwami bwe buramugarukira. Nebukadinezari yahise avuga ati, Imana niyo mwami nyakuri, abishyira hejuru bose izabacisha bugufi. Nibwo bwa mbere yari yemeye ko ububasha bw'Imana buruta ubw'abantu bose. Inkuru ya Nebukadinezari yigisha ko ishema n'ubwibone bishobora gusenya umuntu, imbaraga z'Imana ziruta iz'abantu, ubwami bw'abantu burashira, ndetse ko kwicisha bugufi bizana imigisha. Nebukadinezari yari umwami ukomeye cyane, ariko yaje kumenya ko hari umwami uruta abandi bami bose. Ndabashimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo, bibutsa gukora subscribe abantu mwese mutarayikora, ukanda like, ukanasharinga, ukibuka kwandika isomo wakuye muri iyi nkuru muri comment, n'ibindi bitekerezo byose. Naho ubutaha.